Uyu munsi twarangije gusoma igitabo cya Luka. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo muri ibice twasomye uyu munsi ari byo kuva 9 kugera 11 na Luka 24, twihuse ntatinze mbabwire umurongo turi butindeho cyangwa se nifuza ko muzirikana nimumara kumva mbabwire gato kuri iki gitabo cya Luka tumaze dusoma. Ni amagambo avuga ngo ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo wo guhamya ibyo, Imana idusange cyane. Twibukiranye ko aya magambo turimo gusoma ahangaha ni amagambo ari mu mpera Yesu arimo gusezera ku bigishwa be muri Luka nk'uko twabisomye. Luka ibice 24 guhera nyine kuri uriya murongo, ibice 24 guhera kuri umurongo wa 46 kugera ku murongo wa 48. Niho Yesu noneho hari ibintu bita mu mibare ngo sokiri fare de montre. Hano Yesu yamaze gupfa, Yesu yamaze kuzuka, noneho ari kwereka abigishwa n'aho agiye abwira ati ibintu byari byaravuzwe guhera kera. Ibi bintu abantu barabivuze, barabihanura, ariko abantu benshi ntibabyizere, ntago babyizeye. Niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko akwiriye ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, uhereye i Yerusalemu. Nimwe bagabo guhamya ibyo. Nawe uri umugabo guhamya ibyo ngibyo, Imana yacu dusange cyane. Reka rumubwire mu ncamake igitabo twasomye cyangwa tumaze dusoma cya Luka. Luka, Mariko na Yohana, Luka, Matayo, Yohana na Mariko ni ibyo bita nyine les evangiles cyangwa se ubutumwa bwiza. Muri ibyo bitabo byombi uko ari 4, bibiri byanditswe n'abigishwa ba Yesu bagendanye nawe umunsi ku wundi, ari byo Matayo na Yohana. Ibindi bitabo 2 ari byo Mariko na Luka byanditswe n'abantu bakoze ubushakashatsi. Igitabo cya Luka by'umwihariko icyo nakibabwiraho ni uko uyu mugabo wacyanditse mu gihe cye, mumufate nk'umuntu wari umwintellectuel icyo gihe, mumufate nk'umuntu w'umudokiteri w'umushakashatsi muri icyo gihe, kuko icyo gihe yari umuganga, yari umuntu uvura, yari umuntu uzi ubwenge, uzi gukora enquete. Iyo atangira kwandika kino gitabo, agitangira kwandika kino gitabo yaravuze ngo nakoze ubushakashatsi, yanditse mu twate Teofilo, kugira ngo ibyabaye hagati muri twebwe by'inkuru z'umuntu witwa Yesu nzikubwire we Teofilo uwukundwa. Nabashije abantu babibayemo, mbaza abantu babyumvise, mbaza abantu bamukozeho, none nje kubwira amakuru ye. Iyi nkuru rero dusoma mu gitabo cya Luka ya Yesu irimo ibice bigera kuri 4. Igice cya mbere tubona arakonta histoire, avuga amateka y'ukuntu Yesu yavuye mu ijuru akaza mu isi, urugendo rwa Yesu ava mu ijuru aza mu isi. Hanyuma igice cya kabiri kivuga urugendo rwa Yesu i Galilaya, uko yatangiye gisha Galilaya. Igice cya gatatu kikavuga noneho ku rugendo rwa Yesu agana Yerusalemu, ukuntu agenda akora ibitangaza agenda agana Yerusalemu. Hanyuma igice cya kane kivuga noneho umurimo yakoze n'imitangaza yakoze ari muri Yerusalemu, noneho ariho yaje kuva nyine abambwa. Mu kimwe twazirikana muri gitabo cya Luka ni uko yavuze ngo umwana w'umuntu yazanywe no gukiza abazimiye. Umwami wacu atugire neza cyane. Iyo niyo jambo ryo kuzirikana. Wasoma igitabo cya Luka wakimeditaho, ariko ikintu ugomba kumenya ni iki ngiki, icyo ashaka kwerekana. Twibukiranye ko Luka yanditse atari umuyuda, yanditse nk'umunyamahanga, yandikiye undi munyamahanga amumenyesha ibya Yesu waturutse mu ijuru akaza gupfira abantu. Niyo mpamvu umugabo umwe mu bantu bahimbye filime ya Yesu, cyangwa se banditse iriya filime ya Yesu mukunda kubona, iri baze cyangwa se ishingiye ku gitabo cya Luka, kuko ni igitabo gikoreho ubushakashatsi. Ndakibakumbuje mu gikunde. Amen.